tayari mwatangiye n'amasiripurize yanyu ya Sevarante. Aka kanya hariya hanze hari umusore watangiye gukusanya udufaranga dukeya yari yifitiye yakoreye muri uku kwezi kwa mbere no kwa kabiri kugira ngo atungure uwo mukobwa. Basore kubera iki? Noneho ikintu gitangaje nuko ushobora kuba uri gutekereza ngo uwo mukobwa ni wowe umutereta gusa. Shwida bashobore kuba ari babiri. Hakaba hari wowe washyushye cyane na romance ngo uri gutegura utuntu tw'impano two gutunguza umukunzi wawe kuri Sevarante. Boom. Hakaba hari na wa wundi sasa rero umwe uza aje gupresenta ku munsi nyirizina aje gukora igikorwa. Uzi ikindi kintu gitangaje buriya nta nubwo abakobwa banakunda bene abo bahungu mwebwe mwirwa mushaka ngo indabo ngo murimo kubashakira utuntu tw'impano. Reka ntabwo babakunda. Shwida bikundira babandi nyine basore baza babandi nyine. Ariko uraho surprise wazitangiye kare cyane. Sha uku kwezi kwa kabiri ntago kuri buze kubasiga amahoro ndimwo kubareba.